mama Dorcas mama w'abana ni umubyeyi ni mama ababyeyi badukurikiye baza amezi 9 umuntu amara mu nda ikindi ababyeyi badukurikiye barabizi neza ndetse n'abantu bose nawe bitekerezeho ko ameze kose nta wundi muntu wagukunda kurusha umubyeyi wakubyaye mama wawe niwe muntu wenyine muri iyi si ushobora kubwirwa ko agiye kukubyara ariko bikaba biri busabe kumwe muri mwebwe apfa agahitamo gupfa ariko ukavuka atanagize impunyu sinitaye ku bintu by'abantu babyumva ariko nidushya mu nyurabwenge ntabwo mama Dorcas akwiye kubiciro ry'umugani ibintu yakoze yumvaga agiye kuba umubyeyi yakoraga inshingano ye we yumvaga ari gukora inshingano z'abana be aha nyine ukumva ko umuntu yagabira atandukanye hari ukumva ibintu neza no kubyumva nabi icyo nabwira IRENE cyangwa abantu wenda batazi IRENE afite ibyiza ariko afite n'ibibi rega ni umuntu urumva kandi buri wese agucyuriye ubufasha birababaje kubona nyine uvuga ngo naravunitse yego ariko icyo akaboko k'iburyo gatanze akibumoso nago ngombwa ko kabimenya muri make ikintu kindi IRENE nkeka katakoze neza mbizi niba njye byumva nabi icyo ngomba kukubwira ugomba kuzirikana nshuti yanjye muvandimwe muri ubuzima tubayemo ibyo wanyuramo byose ibyo wacamo byose ubuzima wanyuramo bwose ntuzigere wibagirwa ko burya Imana iguha igitondo ndetse ikaguha n'undi munsi ibiguhaye amahirwe icyo ngomba kukubwira ugomba kuzirikana rero kurusha ibindi niba ukeneye ko tuganira Yes nanjye gusoza kuri KJB Rwanda zari komeze neza cyane ugira umuco byose bye bitandukanye amajyepfo mu byaraguru Iburasirazuba n'Ingerazo zari komeze neza cyane so imbere yacu yicaye umugabo wambaye neza cyane ko kapira aza kumbwira izina ryako isaha y'abenshi barayizi bayita Rolex nk'imireti akaba afite na dread ku mutwe rwose mwe tujye kugana ibyicane byo bitandukanye bro ntange nkwakira ndibutse uvuze JB Rwanda nibuka ko wankoreye aga promo nana ka prodenze kare hanze abantu bose barakare nana kwishyuye nese cyajye byarubu hari ukuntu umuntu uremera umuntu nari nakuremeye narakuremeye nakundi amakuru y'iminsi meze neza ndashima Imana ndakomeye nyine nkuko bigaragara ukurikije iperereza maze gukorwa kugendanye n'ubuzima bwanjye ndaho ninde wakoze iryo perereza naritekereje ko ari ngene naryo n'ubundi n'ibyo byareba so duherukana ufite ordinaire harya yari ordinaire ntago ari na pink yego cyaje kugenda gute kugira ngo ufate umwanzuro kongera gusubira kuri dread ko mbere ya wabanje ordinaire ujya kuri dread ugaruka kuri ordinaire urongera usubira kuri dread byagenze gute nibisanzwe byagenze gute nyine umwanzuro washe gute gukuraho dreads gushyiraho dreads ni nko gukuraho amatisi ukambara ikoboyi nta kintu cyabaye ahubwo nuko igihe kiragera kuvuga ati none se kubera iki ntashobora kwiyogoshesha nk'abantu nogoshe nk'abameze uko nshaka kuba meze bitewe n'ibyo nshaka nyine niyo mpamvu umuntu bavuga ko umuntu afite ibintu abakeneye cyangwa yifuza nyuma yaho rero naje gushyiraho dreads kubera ko nari nzikumbuye nayo ngomba kuzishyiraho ngira ngo ni na interview yambe abantu benshi nebananze mfite dreads muri ma interview rero nuko igihe kiba kigeze ko reka nshyiraho dreads aho kugira ngo nubundi buri munsi cyangwa se buri kanya umuntu akumenya ntabwo umuntu ari inzu kandi na nyiri inzu ubwo hari uburyo atera amarangi no guhindura look gusa na mu gitondo ushobora gusanga ntazo nkifite ubu ni irangira ingiri wateye nko nahinduye look na mu gitondo nyine wasanga ntakizifite kuba ufite dread uri umwe mu bantu ashobora kuba umuntu ufite icyo wamubwira ari mu kababaro ari mu marira ari mu gahenda akabasha kubyumva ku myumvire y'abanyarwanda wumva yuko icyizere kitazagabanyuka hahirwa uwizera umwami Yesu kandi uwizera umwana w'umuntu avumwe ntabwo imisatsi yanjye ifite uruhare mu bitekerezo ntanga nta nubwo inama ntanga zifite aho zihuriye n'imisatsi kuko ntabwo amagambo mbwira abanyarwanda amagambo mbwira abantu badukurikiye ntabwo nyavugishwa n'umusatsi rero muri make ikindi nakubwira nuko muri isi tubayemo nubyibuha bavuge kurya ibinini wanduye ukaba uri kurya ibinini nunanuka bazavuga ko wanduye ukaba udafata imiti nukira bazakuvuga ko wabikuye mu bapfumu iwanyu mu ruga uri umurozi ujya mu kuzimu kuyakurayo nunakena bazakanya bagutanzemo ibitambo udashobora kugira icyo ugeraho nyine utagira ubwenge n'ibindi byose rero ntabwo wabuze uvuga kuvuga
niyo mpamvu ikintu nabwo n'abandi bantu bose babyibaza nkawe cyangwa se nabo babyibaza mu buzima bwabo. Icyo nakubwira wowe dukurikiye muri aka kanya cyangwa se uri kumwe natwe mu buzima, jya wemera usebere muri rubanda ariko utsindire muri wowe. Ni byiza ko abantu bakufata uko bashaka, kuko utaye imbaraga ushaka kunezeza abantu wazamara ubuzima bwawe bwose wihebye. Kuko umwe avuga ko bikunda, hari ukuvuga ati Gasana ugifite ordinaire wasaga neza, undi akakubwira ati ntubona ko ari gusiga usa neza. Rero byaba byiza ugiye ukora icyo umutima wawe ukubwira. Rero umuntu ubabaye, umuntu utameze neza mu buzima n'ibintu bisanzwe, uyu munsi buracya. Nkuko ubona ujye wibaza mbere yuko wiheba uvuga ngo kubera iki uriya muntu we yateye imbere nge nkaba ntaratera imbere, kubera iki umuntu yagiye hanze nge nkaba ntarajya hanze, kubera iki umuntu twiyariganye ndi n'uwa mbere ariko yabagwa nyuma none n'umukire nge ndakennye. Wabaye uwa mbere mu ishuri kuko iki Imana yaguhaye. Hari n'ikindi kintu rigiye kuguhereza. Byo bubanza mbere yuko utekereza no kwinuba, kuko buriya iyo utangiye gutekereza ku iterambere ry'abandi bantu, iyo utangiye gutekereza ku buzima bw'abandi bantu, uba wageze ku ishuri rya nyuma bita ishyari. Uba watangiye kugira ishyari, kandi ishyari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga akaba umurozi, niryo shuri rya nyuma umuntu yiga akagambanira abandi. Rero nta mpamvu. Icyo nakubwira nuko ntuzakangwe n'uburyo umuntu agaragara, ahubwo uzumve ibiva mu muntu, kuko imigaragarire n'ibisanzwe nawe ufite uko ugaragara. Ahari nubwo utanejejwe yenda n'uburyo ngaragara cyangwa se bikunejeje, jya umenya ko nawe hari abatanejejwe nuko nawe ugaragara cyangwa se nuko. Muri make navuga ko rero mu buzima tubayemo ntabwo uba ugomba kubaho kubw'umuntu. Big man wa muntu uba wumva uvuga ngo reka nkore ndebe ko Big man yishima, reka nkore ndebe ko ndi bugaragare neza kuri GB Rwanda, reka nkore kugira ngo mu rugo mbanezeze, cyangwa ugatangira kumva ko uwo muntu ni umuburu uzapfa. Uwo muntu nyine se uko kumana we mbuze umugabo wanjye ntabwo nabaho, mbuze sheri wanjye se unabaho gute kuko dutandukanye. Nabaho kuba wambonamo icyizere cy'ubuzima bwawe aka kanya ntabwo ukwiye gufata umuntu ngo umubonemo icyizere cy'ubuzima bwawe, kubera ko waba utamubonamo icyizere cy'ubuzima bwawe. Oya, umugabo ubundi umubonamo icyizere cy'iterambere ryawe, kuko umugabo aba ari umuntu. Ibaza impamvu Imana itaguha guhitamo umubyeyi ukubyara. Unatekereza impamvu Imana itaguha guhitamo uvukira ariko ikaguhitamo uwo muzabyarana. Ibaza ntikuretse ngo uhitemo ukubyara ariko akakureka ugahitamo mubyarana. Rero amahitamo yacu nyine araza, bikaba byiza bikaduhira cyangwa ntibinaduhire. Muri make rero ntabwo ugomba kumva ko hari umuntu mu buzima bwawe wabura ugapfa, kuko uriya muntu wowe wawize uvuga ngo ndamutse mbuze Big Man sinzi uko nabaho. Jye gutekereza ko Big Man ashaka kuba we none habizi neza akakubuze ntacyo yaba. So ari ikintu uvuze ngo kuba umuntu akwanze, kuba umuntu atakwishimiye, nta kintu bikwiriye kugukoraho. Gasana wisanze muri situation, ndatanga urugero na kano kanya kiriya kibazo sinzi uko gihagaze, nungu sinzi uri mu makosa, sinzi utari mu makosa. Umugore witwa Mike Karangura muzi mu cyumweru kimwe gishize wisanze muri situation Mike Karangura cyangwa umuntu urimo kano kanya, Gasana icyo amubwira bibaye ari cyo mbwira. Urashaka icyo nabwira Mike Karangwa cyangwa mbaye nka Mike Karangwa, cyangwa se okay gira icyo mubwira kuri we, cyangwa se nk'umuntu umeze nkawe, kuko ari umuntu kano kanya umeze nkawe tutazi kuri social media, ariko wowe twabashe kubimenya. Handi usanga umuntu comment 500 495 ziravuga ati umugome umuzi uriki wowe sha mana yandi mana wowe amashyari yawe biki. Ikintu navuga nuko ikintu nabwiye Mike Karangwa nje ngo nanagira umwanya wo kwireba azayirebe. Mu isi tubayemo ntabwo Mike Karangwa ari umuntu wa mbere uvuzweho ibintu bibi. Ntabwo mvuze ngo yakoze byiza cyangwa iki, ariko ikintu namubwira ni kimwe, nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Yesu bamuteye amabuye, yari afite abantu 12 bari bamuyobotse bo nyine, abandi bose batamwizera, ariko abantu bose baramwizera n'abamwumva, abumva inkuru ze z'urupfu baramukunda bakanamufana. Rero muri make kintu namubwira nuko imbere yuko tuza kuvuga nyine ku bigendanye yenda n'ukuntu byitwaye cyangwa se ukuntu yese meze, icyo nabwiye Mike Karangwa nuko ntucike intege, ariko ntabwo nkubwiye ngo gucika intege kwivanga mu buzima bw'abandi cyangwa se gucika intege ubangamira abandi, ariko nanone ntiwumve ko kuba abantu barakuvuze cyane, kuba abantu nyine bari kugusebya. Yego kubw'amakosa yawe, amakosa y'abantu bayafata uko bashaka, kandi koko kukubwira ko wakoze ikosa ni byiza, ariko hari n'uburyo abantu babyuririraho bakabigaragarizamo icyo nita ikinyabupfura gike. Nta muntu udakosa, kandi ntabwo ibintu byose nyine nkuko rekubwiye, ntabwo ibintu byose binezeza abantu bose.
mu ruhande rw'ibyo yakora byose uko yameze kose inama ya mbere nabwa Mike Karangwa ikintu cya mbere nakubwira nyuma y'ubu buzima bizakomeza bizarangira ariko ahubwo reka bikubera imbaraga zo kugira ngo uhinduke niba hari ibyo ugomba guhindura kuko ntabwo mbizi neza niba hari ibyo agomba guhindura abihindure ariko niba yumva ko wari mukuri niba yumva ari mukuri amenye ko nyuma y'ibi bintu byose bizashoboka bizarangira ari umuntu avuze ngo ibibazo n'ibigeragezo birashira umunezero n'ibyishimo bikaza kuba Mike Karangwa abantu baragiye bavuga ibintu byinshi nyine niyo yaba yarakoze amakosa ariko ikintu namubwira nuko cyari igihe niyo mpamvu atari mu rutonde ntabwo Mike Karangwa ari mu rutonde rw'abapfuye ari mu rutonde rw'abantu bakiriho hari byinshi byo guhindura cyafite byinshi byo gukora nta nubwo ari igitangaza ko ejo n'ejo bundi twazabona ikindi gikorwa cyiza yakoze nacyo tukagishima muri make ikintu navuga nuko nisanze muri situation nk'iye ibyo mpindura nabihindura niba ari imyifatire yanjye nkagira icyo mpindura niba ari imyitwarire yanjye nkagira icyo mpindura ariko nanone niba nzi neza ko muri njyewe mbere yega ikinyoma ubundi ntikirya ukibwiwe kirya ukivuze niba bizi neza ko ibintu yakoze yumva ari mukuri akomerezaho ariko niba yarabibonye nawe amaze kwisuzuma akabona ko hari bitaragenze neza igihe n'ikinga bihindure kandi ntacike intege bitewe na commentaires z'abantu commentaire typing kandi abantu bakunda urengana abantu bakunda umukene abantu bakunda nyine umuntu zakarira iyo umuntu ari izubona kababaye ariko ikintu nabwira n'abandi bantu nanone ntimuzibwire ko abantu bose barira ari uko baba bababaye hari nubwo umuntu arira kubera ko ari ibyishimo byamurenze nkuko nuseka wese ataba yishimye urumva hari nuseka rero atari uko yishimye kuko nseka mbabaye n'umwana w'umunyarwanda hari nurira nyine ari kugukinira filime hakaba nuseka ari gukina filime rero icyambere nabo wariwe niba ari bitaragenze neza nibyo n'umuntu arega ntago Mike Karangwa ari Imana ntabwo ari Yesu na Yesu bamuteye amabuye nyuma yaho baza kumenya ko ibyo yavugaga byari ukuri muri make ikintu navuga ko Mike Karangwa nuko byagenze nabi nabikosore kubw'inyungu z'abanyarwanda kubw'inyungu z'igihugu cye kubw'inyungu z'umuryango we kugira ngo ntagare kwizima ry'amakosa yakoze ariko nanone ntanave ko kuri yavuze yego nukubera iki aka kanya kera nshobora kuba warakubise nk'umuntu ukamukura amenyo hashira imyaka 2 naza nkakwenderanyo tukarwana nkana gukubita ariko bakumva ko ari bakavuga ati aha mana yanjye ni wa muntu n'ubundi ukura amenyo ni wa muntu ukura amenyo n'ubundi byakoze kandi already ninjye waje ni nanjye wanankubise nako nje nagukubise niwe waruzwi nk'umuntu w'amafuti ariko nagukubise ndagukomeretsa nakobabaje ariko wagiye kurega abantu kavuga ati ho ni gasana icyo navuga impamvu yego kubera ko tutajya dufata n'umwanya ngo tubanze twakosore ahubwo nuko ari imvugo ntakunda cyane ivuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe iyo rero wizeye ko amafuti yawe ari bwo buryo bwawe kumva kutagirwa inama cyangwa se kuba warageze ahantu kumva ko ari wowe uyoboye hari uburyo nyine umufunda abona ari ku gisenge akagira ngo ni uri kubaka ntibuke ko ari umuntu umuhasima umuha n'amatafari muri make impamvu bahita bavuga ngo uriya n'ubundi ni wa wundi bivuze ngo bya bindi byabaye ntabwo yigeze ugira gute ntabwo yigeze ubikosora ahubwo we warabifasha urabirenga ikindi kintu gikomeye mu buzima abantu bagomba kumenya mu buzima tubayemo ntabwo iyi si turimo ntabwo ari paradizo hano nta Yesu nta Mana nta na Muhammad hano turi ku isi turi mu isi aho ukora ibintu bikunezeza bikanezeza n'abandi turi no mu isi ukora ibintu wewe ngo bikunezeze ariko bikababaza abandi hari no gukora ibintu ngo binezeza abandi ariko wewe bikakubabaza niyo si turimo ngo mu buzima abantu bagomba kumenya ko imibereho yacu nuko imeze ubundi ubuzima iyi si tubaye n'urusobe rw'imibereho yacu n'ibyo ducamo byose rero kuba umuntu yavuga ngo ni wa wundi wakoraga ibi ikindi nacyo ni kubanza gutekereza ese mbere y'uko ushinja umuntu dufite ikibazo cy'uko amakosa ikosa rimwe gikwibugizwa ibintu 99 umuntu yakoze byiza ariko kubera ko nyine kukunezeza bingoye kuko rega n'ubu uri kubivuga n'uwo nguko urwanya uwo ngo nyine ubu kuvuga nabi uwo ngubu uri kugusebya nawe nyuma undi reka mbwira abana akantu gatoya hari ikintu byavuga mvuga vuba ugende nawe bakuvuge uransebya nyine umubike ujye nawe bawujye kubyawe sozi byanjye wayibanza usozi byanjye nawe bajye kubyawe rero muri make ntabwo tuba dukwiye gutekereza ko ahahise hacu hadukurikirana ariko twanahahindura niba nyine umaze imyaka ingahe abantu bakwereka amakosa ni byiza nashaka amakosa 9 ariko umuntu nafate n'umwana nabwo arebe n'ibindi bintu byiza wakoze
hari ibindi bintu byiza wakoze. Ntabwo yakumenye uri mu muhanda wiruka. Ntabwo umuntu yagufashe ngo akumve cyangwa ngo agufata kurere cyangwa agufata kugaburire. Gasa si icyo kibazo ni wenda ari mpereyeho kubera yuko ari we muntu navuga wabaye iciro ry'imigani. Bagarura ibya kera, bamwe bakora amatitire ibintu 8 bibi yagiye atubeshya. Ikintu navuga mbere yuko kuri Mike Karangwa ntabwo nshyigikiye Mike Karangwa akora n'ubwo murwanya kuko nzi ko isi tubayemo ndi umuntu abantu bagomba kwanza kumva ko uwo muntu ari umuntu ni umuntu nyine. Kandi ikindi niyo umuntu akuvuga nabi niyo umuntu cyangwa akakuvuga neza ntabwo nyine bikuraho ibyabaye niba kuko ari amakosa, ariko nabyo ni ikibazo. Ntabwo umuntu aba akwiye kugira inzika nta nubwo ufite gufata ibibazo ngo biteranye. Muri make ikintu navuga nubwo Mike Karangwa hari amakosa bagiye bamushinja nagiye mbona nyine ntabwo njye muvugira. Niyo mpamvu navuze ngo amakosa yakoze aracyari muzima. Iyo umuntu agihumeka ibintu birashoboka. Igishoro cya mbere ni imibereho, igishoro cya mbere ni ubuzima. Iyo umuntu ari harahinduka ntabwo nubundi wasanga ari n'abantu bavugaga ngo ntabwo ari bazi ko ari we wabikora, abandi nabo bakavuga ati ni wowe ukaba yabikora, ariko hacyari igihe. Mike Karangwa afite igihe ibintu nkuko nabivuze ibintu bibi azabikosore. Urumva kandi ibi amakosa ntabwo ubundi bukwiye kuganira umuntu ko yakoze ikosa, ahubwo ikibazo kiba gusubiramo ikosa. Amaze kubyigiramo dizera ko n'umuntu w'umugabo n'umuntu uri w'icyamamare azi ubuzima bwose azi ibintu byose aciyemo. Rero umuntu mukuru nka Mike Karangwa ndizera ko azi neza ibyiza, ndiza ko yabonye icyo abanyarwanda bamutekerezaho, ndiza ko yabonye ikintu uko isi mufata. Igihe ni iki rero ngo ibishoboka bihindure ngenda byemeza kuko ntabwo ariga ntandi ruvugira ubusa cyane ko ntabwo ndabona ibyo yisobanura n'iki byose. Kandi umuntu nta n'umuntu wivuga amaba meza hari yisobana avuga ko yari intermediaire no ko yinjiye muri cyane. Yego rero ni byiza uburyo kwinjira ga n'ubundi n'imodoka winjiza mu modoka yinjiza mu gipangu ukagonga kandi wari uzi neza ko icyo gipangu usanga ucinjiramo. Ahubwo ikintu ugomba kumenya rukanya ko wagonze ugasubira inyuma ugahita utangira kumenya ukuntu binjiza imodoka muri icyo gipangu. So urakuze ndabizo ufite umubyeyi wo mu mama Gasana uricaye kubera ibyo wagezeho uramumama tumusanisha nk'ababyeyi bacu cyangwa se n'umuntu dukurikiranye umuntu wose udukurikiranye mu kigero turimo uramumama yamubera umubyeyi we. Yego so uricaye ubonye uburyo umumama bayiciro ry'imigani. Impamvu bivuze gutyo ko hasohotse n'indirimbo arimo n'ijwi rivuga ngo Irene nadohe cano atandukane n'abana. Indirimbo yitwa Cano, wenda abantu bagenda bakanireba umuvandimwe na nicyo dupfurekana no mutwikira bagende bandike Cano bareta bayibona. So hari naho nabonye badutinyuka bavuga ura mubyeyi nta kunda abana be, uramuraho nagenda gukasanga umuntu nyine avuze ati ntagakunda abana be, ngo ngewe umuntu yamfatira umwana wanjye akamenyekana nkuko Dorcas na VESTINA bamenyekanye. Nta n'ikintu nakongera kubaza ku ruhande rwawe, ndakubaza nk'umuntu uzi ibintu umaze igihe kinini cyane mu itangazamakuru showbiz rero sibye n'ibyo n'umuntu muzima uranatekereza ariko na rezone. Wabibonye gute birane wabyakiriye gute kubona umama yiyangaje akaza ku macano 3 cyangwa 4 avuga amagambo adatandukanye nayo yavuze ko imwe ya kabiri ya gatatu? Icyambere navuga ndasaba imbabazi ku banyarwanda ko hari nshobora kuvuga ibidahuye n'ibyo bashaka kumva, ariko nanone ndashimira abanyarwanda bashobora kuza kubyumva nkuko nanjye mbyumva. Ntabwo nge ndi gutanga imyanzuro y'ibibazo, ndi gutanga gasana biko nge mbyumva. Icyambere mama Dorcas mama w'abana ni umubyeyi, ni mama. Ababyeyi badukurikiye baza amezi 9 umuntu amara mu nda. Ikindi ababyeyi badukurikiye barabizi neza ndetse n'abantu bose nawe bitekerezeho ko ameze kose nta wundi muntu wagukunda kurusha umubyeyi wakubyaye. Mama wawe niwe muntu wenyine muri iyi si ushobora kubwirwa ko agiye kukubyara ariko bikaba biri busabe kumwe muri mwe bwapfa agahitamo gupfa ariko ukavuka atanagize impungenge kugira ngo uzabeho. Urumva ntabyitarika akatanga ubuzima bwe byagakunze ko ubundi wakabaye upfa kabyara nundi. Mama w'umuntu reka nanabibwira abantu uko byagenda kose mbere uko mza kuvuga ngo icyo ry'umugana abantu babanze bamenye ngo umubyeyi ni iki ku muntu. Mama wawe ni ugukunda ukennye akagukunda ukize. Mama wawe abari wa muntu big man wenyine udashobora kugutererana. Urumva mama niwe wenyine iyo ubaye umunyamafuti cyangwa ukabikirumbo bavuga kuri uwa mama wawe. Mama ibyo binakabyumva. Mama wawe niwe wenyine umunyabwenge bagahita bamukuraho kuri wowe.
mama we niwe ugukunda mukamara imyaka n'imyaka mudahura ariko iteka mama we niwe wenyine niyo waba ufite imyaka 40 ufite mama wawe niyo waba ufite ama etage ufite amazu uri umusitari birenze ibiki byose mama we wenyine niwe muntu cyangwa se wakize mama we wenyine niwe muntu ushobora kujya gutabaruka ntababazwe n'imitungo asize akabazwa nuko agusize kandi atakikonsa ibintu rero mama urabari abakobwa yakoze ni inshingano z'umubyeyi guhangayikira abana ahari ikosa abantu bibagiwe nuko yagiye muri industry atazi kandi nabwo ntabwo yabyutse mu gitondo ngo avuge ngo ibintu reka mbigemo hari benshi bagiye kubimusobanurira ariko kubw'inyungu z'abana be ntabwo yabivugaga kugira ngo nyine bibe inyungu ze bwite kandi ikindi kuvuga ngo abagiye mbona bavuga ngo ngize n'Imana umwana wanjye akamenyekana ntago abana bose babayeho neza muri uru Rwanda muri iyi si ntago bose babayeho neza ari bamenyekanye ariko mama wawe none se ko bamenyekana ugasubira tuza abantu bagiye basubira hasi batakira abastari ariko ntabwo mama wawe yakwanze papa wawe reka mbivugire rimwe nubwo tutabanye cyane papa w'abana ariko ubundi mama wawe niwe muntu wenyine waguhangayikira akemera gufata ibiryo ikiro kimwe cy'ibirayi akabeshya ko yariye akabikwarira wowe ukarya yangiza agakomba isafuriya kandi ntakwijujute papa wawe abantu bagomba kumenya agaciro k'umubyeyi mbere y'iby'akazi kawe ukora kuko nyine Dorcas na Vestina tuza cyabanza kuvuga kugira ngo abantu bumve agaciro k'umubyeyi mbere y'uko ujya gukina n'ijambo umubyeyi yavuze ugatajya kuvuga ngo umubyeyi ni injiji wowe uri kubivuga kuko utaza agaciro k'umubyeyi urumva ntabwo uzi bamubwiye ibingana iki kugira ngo ajye gufata uwo mwanzuro ntabwo uzinga bamusonese abantu bose kuri YouTube abantu bose ntibabifata uko bashaka hari umuntu nyine uzabwanga reka dukore ikiganiro akaguranyishura ndabizi ko babahemba unda kubwira ati ndabizi nabonye narebwe n'ibihumbi 40 wagafata umusanzu uya bamubonye kugira ngo wishyure aho kugira ngo atekereze umusanzu wabo yahinduye cyangwa bamuhinduye rero mama wabari abana ntabwo nasabye imbabazi abanyarwanda ntabwo nshaka ko abantu batandukanye cyangwa bahuza mama wa Dorcas yababura abana nka mama wo muri utwitse ntabwo yaraje gutwika ntabwo nyine yaraje kwimenyekanisha w'ibyo bamubwiye yabonaga ubuzima bw'abana bwe buri kujya mu kangaratete ibyo bamubwiye kuko yaje muri industry atazi ibyo niyo kosa byonyine yenda ryabaye kandi ni umubyeyi mama wawe niyo yaba ari umusinzi niyo mama wawe yaba afite ubumuga bwo mu mutwe ari mu muhanda mama ni mama amezi 9 adagira ikintu akora yanga kunama yanga gukora iki kubera wowe arakureze nibyo ariga kuba abakobwa biwe batera imbere ni byiza nawe yarabikeneye nawe nase abikeneye yabivugaga kugira ngo wakire cyangwa arakeneye nawe we yabikoze kurwanirira abana be ahubwo ubwo buzima yaragiyemo bwari bushya kuri we icyo bifita kumva amabwire nyine abakobwa ati buri abana bawe ifu bira bintu birarenze icano ni ikintu nubwo abantu bavuga ngo cano ese murabizi neza yumva ijambo cano icyo bari bamusobanuriye bamubwiye ko iyo umuntu afite cano aba ari umukire avuga ati abana banjye barahita bakina nimbona cano tubyumve urumva tubyumve kandi muri make ntabwo ndi kumuvugira ariko abantu mbere yuko bajaginga buriya njewe wavuga Irene wavuga Mike Karangwa wavuga Gasana wavuga Baymabe wavuga Big Man wavuga umuntu wese uko ushaka ariko amezi numara kumva amezi 9 umuntu amara nyiri munda numara kumva ukuntu umubyeyi ari we muntu wenyine wavunitse kurusha ibyo byose ibintu byose Vestina na Dorcas batanaririmbye baba kuko nagano bose batunzwe no kuririmba ariko udafite umubyeyi ntagabaho nk'umufite niyo wabona umunezero ungana icyo ukeneye umuntu kubwira ngo mama mwana wanje rero muri make ikintu nabwira abantu ikosa yakoze mama wa Dorcas nuko yumvisha ibintu ahari mu buryo butari bwo ajyana ibyo yumvisha ariko ni mama inshingano z'umwana n'umubyeyi ziratandukanye Big Man urano ukuntu ngana imbere ya mama ndi mama niyo nashaka mfite abana 7 n'abuzukuru 7 mama gihari iyo ngeze imbere ndavuga ngo mama rero muri make ikintu navuga nuko abantu bagiye babikoresha sinitaye ku bintu by'abantu babyumva ariko nidushya mu nyurabwenge ntabwo mama wa Dorcas akwiye kubiciro by'umugani ibintu yakoze yumvaga agiye kuba umubyeyi yakoraga inshingano ye we yumvaga ari gukora inshingano z'abana be aha nyine kumva ko umunega biratandukanye hari ukumva ibintu neza no kubyumva nabi
kandi ntabwo ibintu byose twiyumvisha biba ari ukuri. Rero niba bitaye n'ukuri basi byibura byakire, ariko uba uvuga ngo uyu muntu ni umubyeyi, sibyo? Nuko turi mu isi nyine ibintu byose akaruka dasanzwe tugakora nyine ukagakinamo filime, ukagakinamo comedy, ukakaririmba, ariko mu buzima mba mbona njyewe usa nk'uri kumufata nk'arinjije. Abantu bose babikora nge Imana imbabarire nabo bambabarire, ariko gufata umubyeyi w'umuntu ungana kuriya ukajya gukina n'ibintu yavuze ukabijya nk'ari blague, nibyo nibibe slang uyikoreshe pe abantu bayivuge, ariko ujye wibuka ko nawe ufite mama wawe nawe mu gitondo byakubaho. Muri make icyo navuga kuri mama wabaye abana nuko ibintu yakoze nubwo harimo ubutamenya bitewe nuko atabisobanukiwe, bikaza kuvamo nyine ko abantu baragiye bakagaragaza ko yahubutse yakoze ibintu tabaho, nyine nuko mwe mwari bisobanukiwe. Ikintu tazurabaza baramubwiye rero, ariko ntabwo abantu bose batubwira ibyiza, nubwo abantu bose batubwira ibitwubaka. Nasaba rero ko abantu bumva ko channel we niba urabizi wasanga bamubwiye ko channel iyo umuntu ayifite abantu bahita bakira, nibyo nakubwiye. Wasanga bamubwiye ko umuntu ufite channel abana be bazabaho neza. Muri make ntabwo bihagije gufata umubyeyi ungana kuriya w'umumama udafite ahantu huriye na showbiz, udafite ahantu huriye n'umuziki, wari wibereye ahantu yari yiturije ngo hasigaye ugaragaze ko ari kwivanga mu bintu bazo by'abana. None se kumutonganyiriza kwivanga mu bibazo by'abana, none kuki utari kwibuka ko abo bana yivanze mu buzima bwabo kuva bavuka kugeza none nyine umubonye? Muri make cyo navuga nuko abantu babikora nta muntu ngiye ntunza gatoki, ariko twadukwiye kugira no kwibuka ko aho tuva tukagira wabo ufite ababyeyi wabo utabafite, jya wibuka ko mama ari umuntu utandukanye. Jya wibuka ko mama wawe nta kintu na kimwe muri iyi si atakora ku bwawe. Mama wawe abamama benshi, mama wawe uzi ko ashobora kujya kwemera agakambakamba abantu bakamusuzugura, papa akajya aramukubita akagira ibiki, ariko kubw'inyungu zawe, mama. Rero muri make tujye tumenya ngo umubyeyi avuze iki ku mwana, umubyeyi avuze iki ku buzima bwacu. Byo kuvuga rero kuririmba nyine ngo muri channel ugashyamo n'ijwi rye, ni nkuko ubushyuhe babivuze abantu bagashyamo nyine nkuko mama nawe bashyizemo nyine ngo nyine ibintu by'inkibyo, ibyo byo ntacyo bintwaye. Ariko nubwo wabikora ujye wibuka ko buri umuntu utazi yava ntamenye yajya, ujye wibuka ko ibyo bintu buri gukora nawe wawe byamubaho mu gitondo. So aho ibibazo byose byahereye ni navuga ko hari episode izaje mu gihe gitoya cyane, ariko IRENE niwe navuga ko niho byose byari bishingiye. Uragenda ugahagarara mu bantu 20 barimo kuganira bazamura iyo topic, buri muntu wese usanga batanu bari ku ruhande rwe n'abandi batanu bari ku rundi ruhande, abandi ugasanga bifashe ku ruhande rwawe. Mutwumve neza mw'abantu batajya n'umuntu uvuga ngo kubera iki ngo turi kubivugaho bino, ni uruhande rwe nyine, kandi nanjye mfite urwanjye nawe ufite urwawe. So nta kosa ririmo hariya yakoze, cyangwa ni Imana yamutabaye yararenganijwe. IRENE se nakubwiye ngo reka ngiye mbivuge gutya, nta muntu udakosa. Nakubwiye ngo umuntu agira imbere n'inyuma, niyo mpamvu umugongo wawe utaba hano. Niyo mpamvu uyu mwana ngo bamubeshyaga kera, bakubwaga kugira ngo babeshye bakubwaga tuzi ko usa na so nyuma y'amatwi, kuko inyuma y'amatwi ntiwahabona, ubwo bahita bati koko nsa na papa. Urumva wangu usa na so mu bitugu se wahabonye gute wowe? Ntago we wahabona, bivuze ngo abantu babikubwira nibo babikubonera. Muri make ngira ngo tuze no kubivaho twikomereza ibindi. Icyambere nuko icyo nabwira IRENE cyangwa abantu wenda batazi, IRENE afite ibyiza ariko afite n'ibibi. Rega ni umuntu, urumva. Icyo ngiye nshimira IRENE ikintu yakoze, yafashe urubutara rwuhira rurashibuka. Ibyo ni byiza, ngenda nabikunda. IRENE yakoresheje imbaraga ze, fema afite, yakoresheje amahirwe Imana yamuhaye ayaha abandi. Ibyo ndabikunda, ndanabimushyigikira ijana kurindi. Kuko ibintu yakoze ntabwo ari IRENE ari ufite amafaranga menshi kurusha abantu bari mu Rwanda, ntabwo ari ko IRENE ari umuntu ufite amazina akomeye kurusha abantu bari mu Rwanda, ntabwo ari IRENE wenyine ufite, ariko afite umutima wo gufata bicyo afite byinshi bye, izina afite, amafaranga ye make ayakoresha mu kugira ngo afashe abandi bantu kuzamuka. IRENE niyo uri no kunyumva n'abamukunda, ibyo bintu ndabimushimira.
ariko nanone Irene nawe hari uburyo rega hari ikintu bita kudamarara. Ubu ugomba kwibuka ko umuntu nabonye abanyarwanda bavuga ngo Irene niwe wagaragaje, Irene niwe wagize ikibwo ngiye kuri negative nazo. Ntabwo ubukwiye kuvuga ngo umuntu niwe wakoze, kuko yafashe amazi ayamena ku rubuto ruratoha. Bivuze ngo yafashe amazi aruhira. Ntabwo Irene yafashe amazi ngamene muri beto maze betive minzo. Imana idufite none se ntabwo mfite hano navuye, mfite umuntu nanjye wamenyeho amazi. Buri wese agira umuntu umubanziza. Muri ubuzima tubayemo tugira ikira tukagira n'urwego mu buzima bwacu. Tugira abadufasha gutambuka ngo tugira aho tugera, tukagira n'abadufasha kurira kugira ngo tujye hejuru. Ariko ntabwo nanone biba bigomba kuba urwitwazo rwo kumva ko uwo muntu ugomba kumuhoza muri wowe. Erega abanyarwanda bavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha. Nta kibazo. Ngiye shimirirene bikomeye ko yagize umutima wo kumva ko atagomba kurya wenyine. Agafata abantu yo Bosco wafata abari abakobwa ni byiza. Cyane kafata nyine impano. Sibyo? Nk'uko abandi nabo babafite. Nk'uko hari n'abandi bazaboneka. Hari n'abandi buri arega Irene azabona ejo. Hari abandi wendaga Roka azabona, hari abandi Big Man azabona nawe, hari abandi ntaga twese uko tumeze gutya umuntu wese amenye ko hanageze hari umuntu wamufashije. Kandi buri wese agucuriye ubufasha. Birababaje kubona nyine uvuga ngo naravunitse. Yego. Ariko icyo akaboko k'iburyo gatanza k'ibumoso naga ngombwa ko kabimenya. Muri make kindi Irene nkeka katakoze neza, simbizi niba ngiye byumva nabi. Ariko ubukwiye kuganira n'impande zose. Niba ubona abantu bafite imana ko kushaka no kubafasha, ntago baye kwikugarukira kuri abo kuko bagira aho bavuka. Ntago ushobora gukunda imbuto ngo ukunde uburyo amababi y'igiti cyangwa amashami y'igitanyeganyega ntiwibuke ko gifite umuzi. Hari ukuganira n'umubyeyi ukavuga ati aba bana ni ikintu kibafite impano mbere y'ibyo byose. Ntago ibyo bintu bukwiye kubyibuka ari ukubonye ko abantu bafite impano. Impano uyibona mbere kuko ubu bizi neza iyo unavuze se ngo igihuru kizavamo igihunyiro ukibona gishibuka. N'umuntu uzavamo umuntu wundi muzima uramubona. N'umwana bavuga ngo cyakoze wa muntu azavamo umuntu w'umugabo. Undi akavuga ati cya uwabyaye uriya ntazanseke. Ibyo byose rero ikosa rya Irene ngiye mvuga nuko ahari yibagiwe kwibuka ko bari abakobwa ari amashami afite igitashibukaho. Ikindi ni kwa kundi kumva ko ibyo bintu nta kintu biri butwari n'ibintu bisanzwe ntago bizahinduka. Irene yibagiwe ko mu bintu byose ari gukora hazavamo abamurwanya. Irene yibagiwe ko ineza agirira abantu hari abantu batayikushima. Arega mwisi nawe neza rubanda. Ibyo dukora byose byiza ntago abantu biranezeza. Comment zimwe zizaza kuba nziza izindi zibembe. Niyo si tubayemo ntago ubukwiye gucika intege, ariko nanone ntubukwiye kwibagirwa ko uzagira izo mpamvu. Rero Irene yagombaga gukora uko ashoboye kose inzira zose zizavamo impamvu yo kumutanya n'imbuto yo yuhiye, kuko ntabwo ari imbuto yiremeye. Ntabwo abari abakobwa ari igiti Irene yateye. Oya ni urubuto yuhiye. Sibyo? Yagombaga rero byibura kumenya ko hazabaho n'amamurwa. Ega namuntu uzakwishimira. N'ubu ngubu nubwo abantu bose bari kumuvuga neza, nawe mu gitondo ubu ngubu hagize ikibazo abantu bavuga nabi. Nubwo uyu munsi ngiye nicaye hano ndi kumuvuga mu kanya nanjye abantu bamvuga nabi. Rero isi nikimeze. Nimvuga vuba ugende nawe bakuvuge. Uyu munsi baragushyigikira ariko ntuzibeshe. Reka nanakimubwire nanjye mugire n'indi nama nyuma yaho ibi byose byakemutse. Narishimye ko ari umubyeyi ari n'abari abakobwa ari na Irene baje gushyira hasi icyo bita gusasa inzobe. Ibyo bintu birakemuka. Ariko ikintu nabwira Irene ntabwo ndi umunyabwenge, ntabwo ndi umuhanga, ntabwo mfite fame nk'iyawe, ntabwo mfite inayibonye nk'iyawe. Ariko ikintu nakubwira nka murumuna wawe cyangwa se ikintu nakubwira uko ubishaka abari kubifata nuko abantu bashaka, ariko inama nakugira tangira wumve ko muri iyi si nta muntu uzakuvuga neza, nta n'uzakuvuga nabi. Abantu bavuga ibintu ko babibona, ubu ugomba no kubyakira. Indi nama ya nyuma nagira Irene nuko nabwira ngo guhera uyu munsi dutangiye iyo uteruye umwana ntabwo ufata amatwi kuko wamubabaza. Iyo uteruye umwana umufata neza kugira ngo adahungabana. Menya ko utera imbere ariko haba ari abantu baguhanze amaso nabo batabikunze. Menya ko ibintu uri gukora hari n'abantu babyifuje bo biranga. Menya ko ibintu uri gukora hari n'abandi bantu bari babikeneye ariko bo byananiye. Abo bose rero ntabwo banyurwa nabyo. Muri make ntudamarare kandi ujye wibuka gusenga, ujye usaba Imana uvuge ati Mana
niba warampaye impamvu warampaye ubushobozi warampaye ibintu byo gukora kuba femme yanjye nyibyaza umusaruro atembere yumvije bavuga ngo ngarya amafaranga yabo ariko kibaza ngo muri iyi si abanyarwanda by'umwereka abantu dutoye mu isi dukundana bivuze kare dukunda abantu barengana pe nibyo nakubwiye cyaje urugero ngo abantu nagukwise uzi ko kubita umuntu waremba ega isi turimo ntabwo ukure ariko kwa nyako aho gukinyoma giteguye n'icyo abantu bakunda muri make rero Imana ibafashe kandi kindi na Mike Karangwa bizarangira byose birashira ubuzima bwakomeza ibyo gukosora mu bikosore mwitekerezeho kandi ikindi ntabwo umuntu abakwiye kurara amajoro ategura hazaza he ngo nawe urara amajoro ushaka kuhasenya ikindi nabwira abandi bantu wenda n'izindi kesi zizaba ntabwo ndigwanura cyangwa se n'ibizambaho bizaba no kuri wo dukurikiye muri iyi si muvandimwe ntukajye uhangayikishwa n'uburyo uri bizimye buje yundi kuko buri wese agira urumuri rwe urumva buri wese agira urumuri rwe nkuko nyine buri wese agira canoye ya nase sibyo dufite channel zose nese ko muzibara eshatu ziri GB Rwanda nizihe nkuko uzibara kandi ukumva ntacyo bigutwaye nkuko uva hano ukajya kuyindi mu buzima niko bimeze ntabwo bukwiye kugira ishyari undi muntu aho kugira ngo iterambere ry'umuntu rigutera impamvu yo gutangira kumurwanya ngo agiye kunkirana muri isi tubayemo kuba wararanywe n'umuntu si igisebo kuba warakuranye n'umuntu hagarike kuba waratanze umuntu muri industry ariko bakaba yagutanze kumenyekana cyangwa se agutanze ko n'umusaruro ntibivuze ko wawuzimye ese waruzi neza ko ushaka kuri muri industry Imana iri kukuremera ahantu uzahinga ibirayi ibizi ko uzaba umuhinzi ariko ikagucisha muri industry ikakugira nyine femme kugira ngo uko kwamamara kwawe bizagufasha mu gucuruza ibirayi Musanze cyangwa se ugasanga uri muri ibyo kugira ngo Imana izagufashe uvemo nanone umunyonzi mwiza uzaba unyonga igare nta kazi kasusuguritse nta mpamvu yo kugira ishyari kuko ntago zikimana yakugeneye mbere ko rusuzugura iby'abandi bantu bafite no gushaka kubisenya jya ubanza utekereze ngo ese byanjye nibihe ya urakoze tugaruke icyo kibazo tubyihore byari kugira ngo twari kuganira gatoya yego so twinjiye mu kazi kawe ukora 80% aribyo ujya kubona umuntu avuze abanyarwanda cyangwa se dukunda amaganya kuki usanga abantu bose bakora ibintu byahindura ubuzima cyangwa se abantu bose bakora akantu kibutsa abantu yuko ibyirimo gukora atari byo 99 usanga ari iby'amaganya urugero nkakugarukira uzirikana niba utaburaye mu gitondo urarya zirikana niba nta kazi ufite ejo uzakabona ayo namaganya ariko ngo gukora ku kintu kiwenda bisanzwe by'urukundo ibintu byo kwenjoyinga mu bintu abantu zareba abantu sa posting usanga harimo amaganya gusa kubera iki dora tuganya musaza nuko iteka twadukeneye imbaraga cyo nakubwira kuko nta nubwo bari amaganya ahubwo dukeneye umuntu wese akeneye umutuzo mu mutima kandi tubayeho nubwo uvuga ngo 90% namaganya n'ubundi nisi tubayemo 90% n'ibibazo ni gake twishima uraruhangayikiye 100 wabibona ugahita ubikoresha ibyo wari uhangayikiye ugahita uhangayikira 200 rero mu buzima tubayemo ntabwo ari ubuzima n'ubundi bwa paradizo ntabwo rega wabwira umuntu ibintu by'amaganya ari muri paradizo ubwira umuntu nyine nuko uzi neza ko waburaye ari uhangayitse none urumva wabwira ngo kuba wariye ariko nawe uri mu bwoko gati kuba wariye ntibibe impamvu yo guhonyora no gukandagira abandi kuba warahiriwe ntabwo ari igisobanuro cyo kumva ko abandi batazahirwa kuko ahantu turi ibi bintu turi gukora abantu barabikoze ahantu nicaye ino mikoro nicaye imbere hari abantu bari barayicaye imbere uburyo meze uyu munsi akazi nkora umushahara ndigwe mbara abantu bawuhembwaga nge ntaragakora hari n'undi bahembwa rero muri isi tubayemo nyine ni gutya birenge bijimbu kujya iteka tumeze gutya rero muri make ntabwo ari amaganya ahubwo ni ukwibukiranya ni uguhana imbaraga z'umutima abantu bose bafite imbaraga zo guterura intebe buri wese afite imbaraga zo guterura ibido y'amazi buri wese afite imbaraga yo guterura ikiro cy'ibiraya kibonye ariko ntabwo abantu bose bafite imbaraga zo mu mutima urumva dufite ibintu byinshi biduhangayikishije abantu bangayikiye abana babo kugira ngo bazige neza umuntu hangayikiye umugabo wiwe bazabana ubuzima bwe bwose umuntu hangayikiye umuryango we bitewe n'ibintu acamo rero uwo muntu akeneye imbaraga kuko niyo mpamvu abantu biyahura abantu benshi biyahura nuko batajya bagira abantu babaganiriza cyangwa se ngo bajya babaganiriza ibyabo nabo rero muri make umuntu aba agomba kumenya ko muri iyi si nyine nicyo kintu niyo mpamvu ngiye mbyibutsa abantu isi turimo nakomeje no kubivuga
utazi ibyisa byitibye utazi ibyisi nyine agira ngo iyo nyine umuntu wagira ngo ubundi umuntu avuga ngo uwisi yasekeye hagira ngo azahora kwibere urumva iyo munsi birakundije bikanga nkuko ujye ubona arega ni ibintu umuntu agomba kubabona nkuko ubona haba hamanywa hakabaho nijoro rero ugomba kubwira umuntu kavuga ati rero nubwo wahangayitse kubwira umuntu kavuga ati niba uhangayitse n'uyu munsi wigira ikibazo kuba waramutse n'impamvu ariko ujye utekereza impamvu mbere yo kuba bavuga ati mana none biranze maze amezi 2 tudahembwa maze imyaka 2 ntakora ujye utekereza impamvu uyimaze abandi siko bayimaze bapfuye abandi bayimaze bapfuye ubundi ntukajye wabazwa n'ikintu Imana ikwimye kuko ntabwo ubuzi iki guteganyiriza kandi nunakababazwa n'iki kwambuye kuko ntubuzi iki kurinze Imana ishobora kukwima inyama kuko bazi kurogeyemo ariko ikaguha ikijumba kubera ko ibizi neza ko kirya kimeze neza kuvuga ngo mana ngireka nkirira inyama oya mwisi rero tubayemo impamvu amaganya ariyo menshi nuko tugeze mu gihe n'ubundi nisi tugoye dukeneye imbaraga zo mu mutima dukeneye umunezero ntago abantu bashimishijwe nuko bafite amafaranga ntago ariko wibuke ko n'ubundi muri kamere yacu ku enjoyinga cyangwa se kwerekana amarangamutima yego niyo mpamvu rero ari byiza ko wabibwira Imana ndarushye musoze ndagaswe ndarushye kabisa so turi kugenda dusoza nabonaga abantu bakurikirana sitati yawe n'ubundi babona yuko wapostinze ko ari urugendo ufite mu gihugu cyo mu bihugu bibiri ntabwo mbyibuka neza bimeze bite no ni bisanzwe ni abantu bakunda zirikana betekereje ubwo nabashimiye cyane bo muri Tanzania aba bafite nyine group niyo bari batekereje gukora ikintu twise umuhuro wa zirikana bo baratekereza bati si ibintu buvuga uba wabirikodinze ese urabisoma bavuga ati turashaka kuzagushimira turashaka kuzazuka tuganiriza ni muri Kenya na Tanzania yego nibyo rero bari gutegura nibyo ndi gushaka kujyamo n'ikindi ubwo nibinakunda nuko vuba hanganye n'ibintu bya corona biri kwanga ibinakunze hari nabandi bari kwitegura n'abashimire bo muri Canada ahantu bita Ottawa ubwo byanze bikunze Kenya na Tanzania nibyo bizakurikira nibyo niho ngiye kubanza nibikunda uko tugiye kwanza kureba nyine uko bimeze ibintu bya corona n'imyanzuro yabyo muri make nizirikana nuko abantu bashaka kubona nyine se zirikana uvuga bimeze gute abantu babanambaza se nibikubaho wese kubera iki nyine nkuko bivugaga ariko mu buzima tubayemo inama n'ibitekerezo ntibingana n'ingano inama n'ibitekerezo ntibingana n'igihagararo inama n'ibitekerezo ntibisaba imyaka inama n'ibitekerezo ntibisaba umunwa inama n'ibitekerezo bisaba Imana niyo itanga mfata kanya gato ntabwo nyine twari tuyipangaza mutumaneza amananiza nagara amananiza yo kubyanga niko akunda igihe cy'ikindi umusore kamushimire cyane kandi ariko turi gusoza yibutsa abantu umuntu agukenera kubona gute dusanga he niba ujye utangana nimero ya telefone ikindi nshaka kwibutsa abantu nimero ya telefone umuntu yayishatse ntabwo yayibuka hari uburyo abantu dutayemo ngo yego nimero yanjye ya telefone se nayivuga ariko nkubwishe ukuri nkushaka nakuboza namenye amazina yawe nimero ya telefone iminota 10 ndabona sinzi uburyo wose sinzi platform zawe rwose ugenda utanga kugira ngo uragera n'umuntu ugukenera iki agenda agana gufotora icyo navuga murakoze ndivuge nifatiye nabona kuri kucitse ko arushye oya icyo ngomba kukubwira ugomba kuzirikana nshuti yanjye muvandimwe muri ubuzima tubayemo ibyo wanyuramo byose ibyo wacamo byose ubuzima wanyuramo bwose ntuzigere wibagirwa ko burya Imana iguha igitondo ndetse ikaguha n'undi munsi ibiguhaye amahirwe icyo ngomba kukubwira ugomba kuzirikana rero kurusha ibindi niba ukeneye ko tuganira tuvugana tusangira cyangwa se iteka unakeneye kugira byinshi umbwira ntabwo ndi umunyabwenge nta nubwo ndi umuhanga ahubwo ndi umuntu ndi umuvandimwe wawe ndi inshuti yawe ndetse ndi n'ushobora kuzavamo inshuti yawe y'agatangaza nkuko nawe uri umugisha kuri njye uri impano yanjye rero icyo ngomba kukubwira ugomba kuzirikana niba ukunda ibiganiro ukunda kumva inkuru nziza ibitandukanye hari byinshi byo gukora nitwa MC GASANA inyamamare kuri Instagram nitwa MC GASANA inyamamare kuri Facebook
abakunda kunyandikira abashaka gukora anniversaire mukeneye kumva kuri amagambo meza kuko buri wese akeneye kuvugwa nkuko wumva yumva ikiganiro cyangwa se ikiganiro cya Mwanafunzi ukumva ibiganiro nyine bavuga amateka ya Napoleon nawe yaho byakubera wa mugana wa muntu nawe byakubera muri make uzajya umamagara nimero yanjye ndiza ko araza big man araza kuyandika ariko ukeneye kuduganira ukeneye kumbaza byinshi bitandukanye ukeneye no kunchallenging ukeneye kumbwira ibindi bintu nahindura mu byo mvuga ukeneye ko mpindura imyifatire yanjye imyitwarire yanjye ibyo byose biremewe kuko impano ya mbere mfite ni mwebwe wanyandikira kuri WhatsApp kuri 0787 12 ndabakunda cyane nkunda GB Rwanda nakubwira ngo ujye uguma hano kandi ibitagenze neza mwihangane mumbabarire ntaga amagambo yanjye yose yabanezeza mbasaba ikintu kimwe nsoza ntago ndibasabira amafaranga kuko sinzi ko ariyo mushaka mbasabiye ubwenge Imana ibaho ubwenge kuko ufite ubwenge abona byose ubwenge ni igishoro kandi bahekurama ibaho ubuzima bwiza ikindi kirenze kuri ibyo Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane MC GASANA nyamamare iyi ni GB Rwanda